uyu Kitoko muri kureba kuri screen yanyu amakuru ari kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga aravuga ko ngo ashobora kuba yitabye Imana azize indwara y'umutima nk'uko byatangajwe n'umukecuru babanaga mu gihugu cya Canada. Numve umukecuru aranyandikira bari kurira bose bigenza biti ngo Kitoko ngo yishwe n'umutima. Ari hano muri Canada ariko sinzara kuya amakuru kabisa, ariko arabimbwiye kandi sinzi ko ashobora kukumbesha ko ibyo bintu yarambwiye n'umutima umwishe kabisa. Yurwaye ndaremba wakira nkagenda twakina ngaheka wanyiri igitangatemba urarumangaga Kizo ipaya. Ndagira ngo rero munyemerere mbabwire byinshi bifite aho bihuriye n'iyi nkuru yakomeje kugenda izenguruka ku mbuga nkoranyambaga, dore ko hari n'abatangiye gukora live bavuga ko bababajwe no kumva iyi nkuru yuko umuhanzi Kitoko ngo yaba atakiri kubarizwa kuri ino si y'abazima. Rero ndagira ngo dufate akanya kugira ngo tushakishe amakuru afite aho ahuriye n'iyi nkuru y'akababaro, dore ko abanyarwanda muri rusange bacuze umuborogo cyangwa se bashenguwe no kumva ino nkuru. Gusa ariko nta muntu n'umwe urayihamya cyangwa se ngo ayihakanye, ariko hari andi makuru twaje kuza kuba twamenya ari nayo ngiye kubagezaho aka kanya ka none. Reka mbabwire ko nge muri kumva ni Kizo nk'ibisanzwe, hanyuma ndagira ngo mufate isegonda rimwe mukande subscribe kugira ngo mutazajya mucikwa n'izindi nkuru nkomeza kugenda mbategurira. Ubwo kuba batazi kwiyandikisha ni ukureba munsi y'ino video bagakanda ahantu handitse ijambo subscribe, icyo gihe bazajya bakurikirana inkuru zacu kandi bazibone mu ba mbere. Nk'uko nari mbibabwiye rero hari amakuru abyutse azenguruka ku mbuga nkoranyambaga yakuye imitima y'abanyarwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda muri rusange, cyangwa se abakundaga uyu muhanzi Kitoko Bibarwa Patrick. Uyu Kitoko rero ni umusore cyangwa se ni umunyarwanda ukiri umusore, mu by'ukuri yari amaze imyaka igera kuri 12 abarizwa mu gihugu cya Canada aho yari yaragiye kwiga, ariko mu minsi ishize nibwo yagarutse hano mu Rwanda ndetse akaba ari naho atuye. Bikavugwa ko ngo atuye mu murenge wa Gisozi, ubwo ni mu mujyi wa Kigali, ni mu karere ka Gasabo. Inkuru rero yaturutse mu gihugu cya Canada nk'uko byatangajwe n'umukecuru babanaga cyangwa se uwo twakita nka nyirakuru, ngo ubwo nyirakuru yazaga kwitaba telefone imubwira ko umuhungu we Kitoko Bibarwa ngo aguye mu Rwanda azize indwara y'umutima, nibwo uwo mukecuru nawe yahise ahamagara undi muntu nawe ukoresha imbuga nkoranyambaga, hanyuma ahita abyandika arabitangaza ko umuhanzi Kitoko ngo yitabye Imana aguye mu Rwanda azize indwara y'umutima. Abareberera inyungu ze cyangwa se uwo twakita nka manager bakunze kuba bari kumwe igihe kinini, itangazamakuru cyangwa se bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bashatse kugira icyo babimubazaho, basanga nawe nta makuru abifiteho. Gusa ariko nk'uko nawe yaje kuza kuba yabitangaza, yavuze ko ngo urwo rupfu ataruzi, ariko nanone ntabwo yabihamya kimwe nuko atabihakana. Gusa ariko nawe byaba bimutunguye cyane, nibwo rero nawe yahise akora ibishoboka byose kugira ngo abe yamenya nimba koko umuhanzi Kitoko yaba yitabye Imana. Gusa ariko yakomeje kugenda abyizera, dore ko ngo amakuru yaturukaga ku mukecuru cyangwa se ko twakita nka nyirakuru n'ubundi babanaga muri biriya bihugu bya Canada, dore ko uwo mukecuru yavuze ko ngo hari umuntu ubimubwiye, ndetse uwo muntu akaba ngo yari afite amakuru ahagije ko Kitoko yaba yitabye Imana. Ako kanya rero inkuru ikimara kuba kimomo, abanyarwanda bamaze gucika umugongo ku bw'umuhanzi wabo bakundaga, nibwo twagerageje gushakisha amakuru. Gusa ariko andi makuru twaje kuza kuba twamenya nuko umuhanzi Kitoko ngo yatashye muri aparitema yabagamo cyangwa se muri aparitema abamo iba ku Gisozi, ngo ubwo umusekirite yamukinguriraga mu masaha y'isa 4 z'ijoro nibwo Kitoko yaratashye aparika imodoka muri parikingi nk'uko bisanzwe, arangije akuramo inkweto ajya mu nzu araryama. Kuva icyo gihe ngo yaratarongera gusohoka. Itangazamakuru ryabajije uwo umucungira umutekano niba atigeze gusohoka, hanyuma umusekirite avuga ko Kitoko ngo ashobora kuba aryamye atari yasohoka. Abantu rero bahise bavuga ngo ashobora kuba wenda yaguye mu buriri cyangwa se yaguye mu cyumba aho yararyamye, hanyuma mbere yo gushiramo umwuka akaza kuza kuba yabitangaza ku mbuga nkoranyambaga, ari naho amakuru yaba yaturutse. Nibwo rero itangazamakuru ryahise rihamagara ureberera
ureberera inyungu ze mu muziki cyangwa se manager we nibwo bamutumye kujya kureba muri iyo apartment acumbitsemo. Hanyuma aragenda asanga icyumba cye kirafunze ariko akomeza gukomanga cyane, dore ko ngo uyu Kitoko ngo nta kintu na kimwe yavugaga. Aho ngaho rero akaba ari naho igikuba cyahise gicika, bavuga ko ngo ashobora kuba yaguye muri iyo nzu. Kubw'amahirwe rero bakomeje barakomanga, hanyuma baza kugeraho bamuhamagara kuri telefone. Nibwo telefone ngo yasonnye, hanyuma isonera aho yari aryamye, nibwo yahise akanguka araza arabakingurira. Hanyuma inkuru ibibaye ikinyoma cyuko Kitoko ngo yaba yitabye Imana. Gusa ariko abantu bakaba bibaza, ese umuntu waba wabitangaje yaba yarabifitemo izihe nyungu, cyangwa se kubera iki yaba yabikoze kuvuga ko Kitoko ngo yitabye Imana kandi nyamara akiriho. Nkuko rero nari mbibabwiye, aya ni amakuru anyomoza ayo mwari mumaze kumenya, cyangwa se ngira ngo murabyumvise ko Kitoko ntabwo yitabye Imana nkuko biri gukomeza kugenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Kitoko arahari kandi ameze neza, dore ko Kitoko yaje kuvuga ko nta kintu ari bubivugeho kubera ko ngo atari ubwa mbere bamukozeho inkuru nk'izi ngizi, ahubwo yatunguwe cyane no kumva abantu cyangwa se abanyarwanda bibakora ku mutima kandi bari basanzwe babibona. Gusa ariko bitewe n'ahantu inkuru yari yaturutse, dore ko ngo iyi nkuru itari yaturutse mu Rwanda ahubwo yari yaturutse aho yahoze, ndetse igaturuka no ku muntu we wa hafi, by'umwihariko kuri uwo mukecuru cyangwa se nyirakuru wo mu muryango we, dore ko ari we wahatangaje avuga ko ngo abo mu Rwanda bagomba gushakisha amakuru kubera ko afite amakuru y'uko Kitoko bibarwa ngo yaba yitabye Imana nk'uko nawe yarabimenyeshejwe kuri telefone. Kitoko rero yavuze ko ibyo ngibyo ari ibisanzwe, basanzwe n'ubundi bamubika, ariko we ngo yamaze kubimenyera, bityo abanyarwanda nibatuze. Ku murongo wa telefone rero byumvikanye ko Kitoko ahari ndetse anameze neza, nk'uko uwo manager we cyangwa se uwo ureberera inyungu ze yamusanze mu cyumba ndetse anamushyira kuri telefone, ijwi rye rirumvikana. Reka mbashimire cyane rero mwe mwari munteze amatwi, ngira ngo aho ngaho murasubijwe. Asigaye abari bababajwe n'iyi nkuru, ngira ngo murumva ko rwose ari igihuha. Kitoko ameze neza, ahubwo mukomeze mumukunde ndetse munakurikirane ibihangano bye, nubwo hari abari batangiye kuvuga ngo agiye nta kana asize, ariko Kitoko ni umuntu uhisha ubuzima bwe ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa se we icyo abantu bamuziho nuko bamenya ibihangano bye, ariko ibijyanye n'ubuzima bwe bwite ntabwo aba ashaka kubisana ku mbuga nkoranyambaga. Ashobora kuba uwo mwana amufite cyangwa se nanone atamufite, gusa ariko igihari nuko Kitoko tumuzi nk'umuhanzi ndetse abantu bazi indirimbo ze. Reka mbashimire cyane, twongere tubonane n'ubundi mu bindi biganiro bikurikira. y'urwaye ndaremba wakira nkagenda twakina ngaheka wanyirigita ngatemba urarumangaga